Yaje nkakujyana nkakugura agafanta. So reka sinajya sudoma we mbabarira mbabarira. Nakujyane. Reka. Azanjyane hehe? Kuri muhasi. Ngiye nawe gusa sicyo tuzotiri kumwe na Jitafu. Jitafu abagabo babiri basohokana umugore umwe wo. Nzovu wapi? Jitafu nagiye koza. Ase nzovu warari cyo atwaye. Nacyo atwaye. Namufana kuva kera gikina nyina wa mbo. Nkwereke. Jitafu ko yagiye Gisenyi yagusize. Yaransize. Kuki atakujyanye? Shana nari ndi mu kazi. Akazi ukora akazi na ninjoro. Imberanye nandese. Ni umuntu. Nzovu. Imberanye na nzovu. Ego. Nahise ndabaye inzoviste. Uzabasa mugati gapapu Jitafu. Izire kwa nzovu. Jitafu atazanye kubitira sha. Ubona yakubasha. Ayo Jitafu nta aritonda ariko Jitafu aritonda. Iyo muza kwa mukundanya gukundana. Nk'umugabo n'umugore ngiye umuntu dukundana nkundana ngiye mukunda. Ntabwo nari kumusiga hano. Twaye kujyana kandi naho agiye ni mu kazi. Sibyo? Ntabwo nari kumusiga hano. Nose nzovu. Nese utuvuge agusize hano nk'umusore yifitiye amafaranga yiwe. Akakubwiti ngene dusohokane tujye kujoyinga nta kintu mburana. Reka mpamagaze taxi vatiri tugere cyangwa tuzana amamoto Grand Cruiser agaparika. Nako nabyemera kiretse amayikona cye yiyo modoka akanayinyandikaho nibwo nagiye. Akira rero. Wabwumvisha byabaye. Ahubwo nta mugore ufite Jitafu. Bari marakureba kumva gahinda karamweguye. Iba nta gahinda. Jitafu si mwanga no mu bantu dukorana ibiganiro. Jitafu ni waho ndamukunda kintu cya mbere Jitafu ntabwo agira ishyari ariko mu bo dukorana ibiganiro harimo abantu bagira ishyari sibyo bagira ishyari ugasanga nimba wikundaniye umuntu batangiye kumuguteranyaho ikintu ngiye nkubwiye ubu numara kwandika izina nyamabondo azatangira guhamagara ngo ngwino urye ibikoko agutekereye ibitoki byaraye usanga izina ryawe irimo kugenda rimanuka kandi uriya nta nubwo ajya ahemba utahira kurya gusa reka nta bintu byo kurya uzigiye tuba twaraririye mana nase wowe iwawe ntuburya nanjye wanjye mbarye iyo nkoko nanabwira Jitafu akayingurira rero oye nawe wayigura nanjye nayigurira nase nturi imbere kamera ntuza guhembwa cyane ndi mu kazi inkoko rwose hari n'ahantu iyo ushaka inkoko bashaka kuguha igipande buri ugasanga igipande gihagaze ibihumbi nka 4 urayibonye bitanu n'agafirite ka 250 ugasanga nunari 10 kandi ugahaga wari wakigura utabeshye Jojo shano kuri njye nigurira ndateka none se ubwo uguza amavuta ukagura ibirayi nimba wibana umwe cyangwa ukiri wanyu nkuko wabivuze ukagenda ukagura amavuta ukagura ibiro 2 by'ibirayi ugakata agafiriti ugateka umuceri ku ruhande ugakanga n'udushyimo cyangwa utuboga ugateka na cya gipande cy'inkoko warya neza ukigurira n'agafanta ukarenzaho. Yes, of course, mbaye ikaze mwe mukunda kandi mukurikira ibiganiro byacu umunsi kundi ni Eco Bloom TV. Of course nge ndi Mr Muhanzi ndi wa munyamakuru wanyu ndi ntare ndi ndahangarwa ndi ntore ndi umunyarwanda. Of course ndi na diaspora ndi umusore ukunda Imana igihugu ndetse n'abagituye. Murambabwira ngo buri nkuru igira uyivuga kandi ubuzima ni igitabo kandi buri gitabo kigira page kandi buri page tuyivugaho ukwaye umunsi wa none kuri camera already muri kubona abapampe babiri the badman Nzovuste Mr Ahafant. Ikaze kuri Eco Bloom TV. Ngiye navuga ko ndi umusango. Uri umusango kabisa ni nawe wa mbere nakire kuri ica n'ubundi. Kuri ica no ngewe ni mu rugo. Ni mu rugo kabisa. Enda navuga ko uyu mukobwa tugiye guhikaza fasha tumwakire. Turamwakire mu izina rya Yesu. Ariko nawe si umwana arakuze muri iyi minsi ari mu rukundo na Jitafu. Oya ntago ari mu rukundo ni umugore wa Jitafu. Bisobanure neza. Ndo umugore wa Jitafu nitwa Jojo wa Jitafu. Mubyeyi turamufasha mikoro humura. Yego. Uri? Umugore wa Jitafu. Umugore wa Jitafu cyane. Kuki mutadutumiye? Ubukwe bwabaye ryane. Nago turakora ubukwe. Nta bukwe turakora. Warijyanye? Narijyanye. Cyangwa uri wa mugore wo ku mihanda. Oya naby'imihanda. Oya ko gasobanura abagore bo ku mihanda n'abagore bo mu rugo batandukana gute? Reka nkubwira ukuntu batandukanye. Umugore wo ku mihanda ntago mumarana igihe kinini. Hagiye umugore muba mwarahuriye mu tubari. Mugahora arimo gusunda. Nawe uri umugabo wagiye kunywa muri ku kabari. Ko kantu gasubiremo.
umugore wo ko gusunda ko gusunda uwo mugore nta gihe kinini mumarana sibyo ariko umugore nyamugore wavanye iwabo ukamukwa mukazamura mukagaragaza ubucakwaha ku mugani w'abasanzwe babivuga uwo mugore mumarana igihe kirekire. Ushatse kuvuga ko nta mugore ushobora kuzana mutagiye mu murenge ntimunyere no gusezerana mukamarana igihe muri iki gihe niyo muvanye mwavanye mu murenge muradeforutsa nimba bivuga kudeforutsa iyo mutandukanye mukora divorce mugatandukana byemewe n'amategeko mukagabana nimba ari amasafane mufite umwe agafata abiri undi agafata abiri nimba mufite matora ebyiri umwe agafata imwe undi agafata imwe ngewe noneho hari abagabanye ibiyiko nabyo barabigabana amafurusheti cyakora ikintu batagabanye icyo batagabanye ni amakariso umugore y'amakariso yaragumanye umugabo nawe atwara bogisa ziwe kandi bari baragiye mu murenge bari bafite botike n'akabari ndetse urumva abantu bo mu murenge n'ubundi nabo badatandukana baratandukana ibintu byose njye mvuga yuko muri iki gihe nta rukundo rukibaho abandi bose ujye utwereka ngo muri gukundana biba byagenze bite ese bariya bariya n'ab'imihanda nanjye n'ab'imihanda mama Queen twahuye gutyo we aranarwana noneho yigeze kunkubita guhera saa 2 za nijoro andeka kunkubita saa 9 ako nzovu igihe wahereye utubeshya ngo baragukubita ubu ntuba warapfuye koko byugeze ukuri uremwe mu mabuye uremye mu bice bankubita ari umugore unkubita turi gutya mu buriri none nkahita mubwe nti reka nubike inda ufate umukubite ku kibuno hango kera kwishuri bajya babanga ikibuno ni icya leta ega bure ikibuno nta gufkarira ibamo ikibuno kirakomeye munashaka gukubita ikibuno kigashyuha ariko ukabutapfa ariko munashaka kugukubita wageje ku munsi yagukubita no ku mutwe agakubita muri nyaramivumbi ugahita uhera bigeze bagukubita ukavuga uti sha none akabuno karashyuha ndikurije urabona ku mugani wawe uyu mukobwa nako ngo ni umudamu ni mama aragita oya ibyo tubyihorere mama aragita oya tubyihorere gendagira ngo nibarize kuko avugisha ukuri atabeshya imbere y'Imana ambwira ukuntu bahuye na Gitafu twagiye simara mbikubwira Gitafu twahuye akidoda inkweto hano muri Sahara niwe wamukunze niwe yagukunze twarakundanye oya urumva iyo step kunkunda ramuyobe wese ngeze nawe kwiteretera aje gusanga iwawe none se ko twari tuzi ko sheri wiwe afite muri imisare de ball naga icyo gihe tumenyana adoda inkweto twakundanaga kuko nari nyiri umwana mwe mukiri umwana ariko none ufite imyaka y'ubukure nta kibazo yego kumara uziko mfite umuhungu w'imyaka 5 ufite umwana wo yego wanjye na Gitafu mama June reka nkubaze amakosa uvuze yuko ufite umwana w'imyaka 5 cyangwa tugaragaza nimba ubeshya cyangwa utabeshya ubu ufite imyaka ingahe ndewe ubu ngubu ngiye kuzuza imyaka 21 kuko navutse 2005 ni ibintu byiza nkunze cyane iyo ufashe imyaka 21 ugakwamo ya myaka umwana wafite ubwo hasigara ingahe hasigara imyaka 10 ufashe imyaka 21 ya ufite imyaka 5 umwana wawe afite hasigara imyaka 16 ni 16 ni 16 ariko nibyo afite 21 aho ashaka kuganisha ngiye uhaza afite imyaka 21 yabyaye umwana afite imyaka 5 oya uba afite imyaka 5 umwana yabyaye kandi we afite 20 kandi nge umwana wamubyaye ufite 13 koko nibyo kandi bavuga yuko umukobwa iyo afite imyaka 15 ni bya bindi aba ataragira ya myaka y'ubukure ari igihe ufite ubushyuhe dore ukuntu beshya urabyaranye nande na Gitafu arashaka kumufungisha uyu mukobwa Gitafu tukubwire wabyaranye n'uyu mugore wawe afite imyaka 15 umwana mufitanye afite imyaka 5 reba vuba oya kosora icyo kintu banza utekereze neza kubeshya imyaka ndimo aratubeshya imyaka banza kuvuga imyaka ufite niyo koko ni 21 ako nta muntu uvuga imyaka ye kuri kamera kandi wese wari umaje kuvuga ahubwo wari kuvuga iti mfite umwana w'imyaka 5 namubwiye ubu mfite imyaka 20 nubwo wavuga 29
none wafata 29 kwa 5 umwana wafite ukabara mu byo afite 24 none iyi sura ntabwo yafite 20 24 ni ya myaka y'ubukure wenda yatubwira ko yafite na 26 da yego da kandi uracyari umwana ngiye myaka yanjye ntabwo nyivuga ndareka nkubyiza ukuri ubu ngubu koko ufite 21 kandi kuri iki gihe 21 umukobwa yemeye kubyara ahubwo reka nkubwire ngenda bivugisha ukuri Jitafu nta mwana mufitanye hawe rata nawe ahubwo avuga ko umwana no mu mihanda ngende umuhanda uzatsuri wanjye ariko wazansuye ngiye na Jitafu ugira iwawe cyangwa ugira iwawe uzasura umwana ugira iwawe cyangwa ugira iwawe kwase abakwa Jitafu ngiye Jitafu muhora musura nubwo nawe yabeshye wabibugesera ibugesera ariko mwaze muri hari bumbugo none wahindutse mu Bugesera Jitafu zanatuye atuye Sonatibe deba ugeze Sonatibe ukamanuka kugira ngo ukomeze ujye ku muhanda wo kwa Didi ari kaburimbo nshyashya iyo ugeze imbere yaho gatoya hari ahantu munsi y'umuhanda Jitafu aba ngiye Jitafu maze aba mu nzu imeze ite ntabwo ngiye namusebya kandi inzu abamo ni nk'iy'umusire bate nko Jitafu ubundi ugeranyije yabikodeshwa nkangahe nka 50 byibura ni chambrette ni bitewe n'aho atuye ni nka tarani ni nka 30 nanzu ya Sonatibe mada tubwira inzu mukodesha inzu yanga rega muza akiri umusire bateri uyamuza akiri umusire bateri wowe yashatse umugore baratandukana bafitanye abahungu babiri hari uwitwa ngo nimba ari Jay-Z nandeda abana babiri ubwo rero Jitafu kugeza ubu ngubu enda kereka nimba uyu mwana w'umukobwa Jitafu bari mu rukundo rwo bakazateganya ku bana Mama Junior wavuze ko ari agatwiko oya oya ntabwo n'ubundi tuzakabakuramo ariko yewe ninzamenya n'ahantu uko ngenda hamagarwa cyane nkora ibiganiro ninzangira nabo bakenera umukobwa nzanguhamagara uze wikorera amafaranga ariko urabona bishoboye n'ubwa mbere dukoranye kandi mwebwe mwarakoranye icyambere azabishobora kandi iyo uje muri urubuga uvuga yuko ukundana n'umusitari kandi Jitafu agezweho si ibintu ko ari agahiti uyu mukobwa agiye kubona hiti nuko aba bagore iyo tubazamuye nkuko nazamuye Esther twamara gutandukana akaba ko tutigeze dukundana uyu nawe amaze kugafata azahita mwihaka ntabwo ari ku rwego rwa turakundana cyane man ndamukunda gira inama Jitafu kuri kamera uburyo agomba kwitwara kuri mukobwa kugira ngo atazashiduka bamukujemo icyo nabwira Jitafu washiduka udufaranga twatumutwaye ndamukunda Jitafu hari n'ahantu yavuze ati ngewe uyu mukobwa agenda nitwa Jojo Jojo ni Jojo wa Jitafu numvisha bavuga namufuhira n'agashyana no bafite badodesheje imipira umwe ngo yitwa ngo nimba ari Jojo ngo wa Jitafu undi ngo ni Jitafu wa Jojo undi ngo ni Jitafu urumva atari agahararo barimo shaka nagatwiko mana ariko uyu mwana mureke yahitinge azamuke icyo nzi uyu mwana aracyari mutoya nta nubwo aranabyara ahubwo mwaba diaspora bamureba mukuru mutangire mu muremere mu muhe azamuke n'aba diaspora mukunda abakobwa mushatse mwafatiraho none se ubundi inzovu ngewe nakomeje kujya mureba impamvu muzamukorane nakomeje kujya mureba mbona mureba akajisho ntabwo uramutwara ubundi ubujita reka nge nkubyize ukuri nta shyane nzagira umuntu yashaka kuzamuka muze ko hari abantu bashatse kumbwira ngo Esther ngo ni muzimye ngo afite groupe ngo irimo kumwushyira mu banyamabondo n'abaki na Noheli uyu munsi harawe yakoze ikiganiro amutukana nayo nkirimo ariko burangiyewe Noheli namugaya rwose bira ntabwo ari byo Noheli niwe wari uri kukubwira ngo uzimye Esther oya yakoze ikiganiro atuka wahoze ari umugore arimo aramutuka man ngewe Esther twarabanye mu nzu ariko nyuma amaze gufata hiti aravuga ati inzovu simberanye nawe akazambwira ako kagabo akabivugira n'imbere ya kamera akajya gutuka abantu bagerageza abantu barebye icyo kiganiro bakambwira ngo nimba umuntu atagukunda muzimye ahantu bazamutumira ntibazantumira akaba ari muri icyo kiganiro sinzagikore ariko ngenda bitekereza ndavuga nti Esther sinzamubuza
umugati wiwe nubwo avuga ko atankunda nta kibazo kuko iyo wabanye n'umuntu ukagira gute Esther buri hari ibyo nanjye nubwo namuzamuye nawe hari ibyo yagufashaga hari n'ibyo nawe yamfashaga Esther ntago ngewe najyaga kubona nubwo yabaga arana kamwe ati wanyoheje amafaranga yego akaba yangurira isengeri akaba yagira gute akavuga iti fata amazi ukarabe ibiki n'ibiki burya iyo umuntu yabanye n'umuntu mwarabanaga mu rugo ariko buri ngiye nari nzi ko mutabana warabanye twamaranye ukwezi kumwe murarana mu buriri bumwe mu cyumba kimwe yagutekera mugasangira twari dufite umukozi mwari mufite umukozi twararanaga mu buriri Esther ari nk'umugore wanjye ugataha nk'umugabo uvuye mu kazi ugasanga ari mu rugo yatetse nako navuze ko ntazongera kubivuga ariko sinangombwa reka tube tunabyihore Esther nta kibi nzigira mwifuriza abavuze ngo nzamuzimye sinzamuzimya ese ba Nyamabondo ubutekereza bafitemo izihe nyungu wowe kukubwira ngo umuzimye Nyamabondo ntabwo ari bambwiye ngo umuzimye n'abandi bantu bigeze bamugara ahubwo Nyamabondo yaramufashe Esther akazayirwa avuga ngo ni manager wiwe yabuze no kubivuga mbere ngewe ntaramuzamura aho mariye kumuzamura ngo Nyamabondo ngo ni manager wiwe ko kuriya yakumanaginga Nyamabondo managinga Esther ngo Esther mu managinga mu buhe buryo ngewe nimba nshaka kumenya nk'ubu nka Esther wa managinga mu buhe buryo impamvu yabivuze ubona Esther ni wa muntu ukunda kwirira Nyamabondo abashukisha ziriya nyama ze biriya bikoko agura none yahura na Esther wikundira inyama cyangwa ukunda kurya akagenda akamukora ikiganiro Nyamabondo ntajya ahemba ngo yamanagingaga igifuki Nyamabondo ni nka gasuku oya nawe have muzehe utamutinyuka yewe ndamutinyuka da nawe se ntagahemba si umusitari nanjye nka umusitari se cyane ahemba guteze nawe agutekera inyama ya gasuku ntawe none se ngewe nta kintu yantwara ejo bundi yaje gufata hano n'imodoka ngo tujye gukora ndamukatira arongera akataragenda yego n'ubu yafashe indege yasubiye muri Amerika ubu yagiye Jessica zo mipango mbabwire mwa abantu yego mwajyaga mujya gukora ibiganiro kwa gasuku urimo kurya amahene mugiye kurwara bwacya muri iyi minsi oya mbibabyiza ukuri navuze ko mbabyiza ukuri basubiza amerwe mu isaho hanyuma Jojo reka twibarize uyu mukobwa usibye kuza tubwira ngo ni umugore harya Madame Gitafu ubu nanjye se ninabyemera nzovu yaje ku mihanda ashaka guhetinga ntabwo ari umugore wa Gitafu agira ngo Gitafu kuko akunda nawe igitsina gore Gitafu nazagira hano ajya guhostinga nk'ubu ku itariki 20 tuzajya i Musanze baradutumiye tuzahashomeka ese muzamanukana ari umugore we ubwo se umugore yamusiga ntago yasiga umugore ese muzanange nzana nande muganire kuri iyo ngingo uzajyane na Esther Esther baratandukanye barakoze Esther duheruka ntago wabura umugore inzovu oya iki gihugu cyacu gifite oya ni Musanze oya ni Musanze ariko ngiye nsigaye njya ese Musanze Gitafu na mugore yari afite so bamwe ibihumbi 700 se ejo bundi wangiza ngo uri umugore wiwe hari ibyo abatazi Gitafu bamwe ibihumbi 700 hanyuzemo nk'amezi oya ndi kuvuga ejo bundi mujya Musanze tujyayo mugira Rubavu twagiye Rubavu na mugore yari ari kumwe nawe yaramushakaga icyo gihe tutubikanye kuko icyo gihe aho hantu baduhaye igitanda kinini ndarana na yaka n'inyogoye urarana mu buriri bumwe batatu hari ikibazo se nzovu se yaraye twaryamye sangahe twaryamye bwenda gucya kwirambika kandi inyogoye yari yasinze yaradusakuriza cyako umuntu asinzire cyane ni yakamwana akanagona yakanagona none se Gitafu na mugore bari kumwe Gitafu ayo makuru ari gushagisha yame mbikubwiye Gitafu we yashakaga gututubikana yashakaga umugore ajya kwaka icyumba cya wenyine barakimwa ariko mu gitondo yaduhakaniye yuko nta mugore bigize bararana ntawe ubwo yari yamubuze oya mwese yamubonye bwo yabitwemerera yavuga ko twabishyira ku mashusho media ntawe yari naraye muhamagara ijoro ryose ubwo nawe ngo aramuhamagara disi umenya mukunda yarakwitabye
yaranyitabye arambwira ati dore nafashe icyumba nta muntu turi kumwe ngo uzabaze Nzovu nabangagira niyo mpamvu ndi kukubaza rero yambwiye ngo nzakubaza ujya umufuhira none ninde udafuhira ntabwo mufuhira cyane ariko ndamufuhira ariko burya iyo ukunda umuntu ugomba kumufuhira usibye ko ushobora kumufuhira atagukunda ukumva ntacyo byatanga ese ndimo ndibaza Jojo usibye kuba uri kuza kutubeshya ngenda byita kuri kutubeshya kuri umugore ngo wa Gitafu hari ikindi byibura wowe ushobora gushyira ku meza ukavuga ati njye hari ikintu mfite hano nje kugaragariza abanyarwanda ikindi ngenzi nk'impano wenda mfite impano yo gukina filime si kera so akuzi kogeze kudukoresha ikiganiro ntabyo nibuka tuvuga ko njye na Clarisse ntabwo nibuka pe ndaza kugusharinga icyo kiganiro ufite impano yo gukina filime ahubwo abantu bashaka gukina Nzovu wabyumvisha ko ari kumuzamukiraho kugira ngo azikinire filime wapi yewe filime narabihagaritse ndi mu biganiro gusa wasanze filime zitinjiza kuruta ibiganiro ngenda bizi ndanabikunda mu makazi ufite ibiganiro byinshi cyane mfite ubu hano nahakoze ibiganiro bigeze muri bingahe muri 20 oya ntabwo nakoze ibiganiro 20 ubwo ayo mafaranga umuntu yakwiza ni igunira ryo tujya muri Sodoma none ugahaha umva baza batonze umurongo ako Nzovu tuvuge nkakujyana nkakugura agafanta so reka sinajya Sodoma mbabarira zakujyane reka azanjyane hehe kuri Muhazi njye nawe gusa si cyatso turi kumwe na Gitafu abagabo babiri basohokana umugore umwe wowe Nzovu wapi Gitafu nagiye koza ase Nzovu warari cyo atwaye ntacyo atwaye ndanamufana kuva kera gikina nyina wa Mbogo nkwereke Gitafu ko yagiye Gisenyi yagusize yaransize kuki atakujyanye shana nari ndi mu kazi ukora akazi na nijoro aho uzakora kaye afite arako gukundana na Gitafu asanga asigari umunyerondo asigaye yikorera ku giti kise Nzovu nje ndashaka umucarenjing sibyo amafaranga yora afite byanga bikunda Gitafu ashobora kuba muyayingayingana cyangwa nayamurusha cyangwa kurusha simbize imifuka yanyu ndashaka ngewe urumva ikintu akeneye nuko umucarenjing imitoma yamuteye uburyo yamwitwaye amafaranga yo ndabizo uzayamumenaho Gitafu penda mu Nzovu umucarenjing mu mutima wanjye murebe hano umucarenjing ukunda Gitafu wibuka icyo gihe naba ninjire mu buzima bwa Gitafu ariko bangiye ntura ngukunda Gitafu ntiyagiye ubuse kuki yagusize twabyumvikanya araho yaragiye sanzwe amakuru mfite urimo no gushakisha inzu kabuza uri hafi yiwanjye nara makuru Nzovu yatoraguye mwo kabyara watangiye kumubarira yewe Gitafu mona mushe nako nakanga kuki mutabana se njyewe mbi wacu nubwo mba muri ghetto kandi wavuze ko mubana mukanya wavuze ko uri umugore we mwana byaranye mutabana ntabwo tubanyine ari igihe umuntu wenda muba mubana ariko mutarabana fresh ego ubwo muba mubana gute mukajyayo ugataha ukajya ukamara amezi atanu kubana na Gitafu bizaguhere niyo sije two kwitindaho tujye mu bindi ubu bona se basi tuberanye njye na Gitafu nizo Gitafu ko yatandukanye ariko si ukugira ngo mbatandukanye nimba ari byo koko Gitafu yatandukanye n'umugore Gitafu yagiye ahantu ntabura nk'inda imwe ararana nayo rero nta kuntu ntago muca ndakubajije turaberanye duhagararanye ntago muberanye kubera iki mberanye nande wowe uracyari umwana mberanye nande se ni wowe Nzovu mberanye na Nzovu ego nahise ndabaye Inzovu Nzovu asavuga ati gapapu Gitafu izire kwa Nzovu Gitafu atazanye kubitira ubona yakubasha ayo Gitafu aritonda ariko Gitafu aritonda iyo muza kwa mukundanya gukundana nk'umugabo n'umugore ngiye umuntu dukundana nkundana ngiye mukunda ntabwo nari kumusiga hano twari kujyana kandi naho agiye ni mu kazi sibyo ntabwo nari kumusiga hano Nzovu nese ubu tuvuge agusize hano nk'umusore yifitiye amafaranga yiwe akakubwira iti ngwino dusohokane tujye kujoyinga nta kintu mburana
reka mpamagaze taxi vatiri tugere cyangwa tuzana amamoto Grand Cruiser kagaparika. ntabwo nabyemera keretse amaye konake y'iyo modoka akanayinyandikaho nibwo nagenda. akira rero Wabwumvisha byabaye ahubwo nta mugore ufite ngo nta mugore utwaye imodoka kandi umva ngo azanye imodokari akamuha akamuha ibyangombwa byose none se reka nkubwire abantu b'abasaza abapapa nibo bakunda kubikora ubu se nta muntu ushaka yayimaye reka zambikubwe ubu nta mupapa ukuze ufite amafaranga bari abasaza bafite amafaranga ni inka yawe none agahita akubwira iti reka ngushingire alimentation nka miliyoni 3 buretse se zo ni nyinshi buretse se nkubwire miliyoni 3 uri kwigora ngo n'ibihumbi 100 yanjye oya naje najana nawe turi kuri mu moma emrion miliyoni 3 kandi alimentation ya miliyoni 3 bisa neza ibisa neza pe ibisa neza rwose inzu isa neza harimo utuntu twiza rwose kuburyo abakire bazabaza bagaparika mu modokari ushaka umugati akawutahana ushaka keke akayitana ibintu byose mbese babirimo amajini biki umupapa ni wamukunda namukundira ibyo ari kuma ariko naba mfite na jitafu wanjye bitangira ari ibyo oya nuko bitangira ubwo twabyumvishe se mubwira abadiaspora namwohereza nk'amadolari ibihumbi nka 3 ntazahita agiye nakubwira ati ndaguha n'akaviza ariko nanone jitafu harwo wamusezera oya jitafu ndamukunda ntabwo namusiga tuvugisha ukuri ntuzakunda ibintu kuko ibintu birashira uzakunde ngese nkubuje n'umunsi uzagira umugabo mukundana kandi mufite jitafu bari marakureba kumva gahinda karamweguye iba nta gahinda jitafu simwanga no mu bantu dukorana ibiganiro jitafu niyubaho ndamukunda kimwe cya mbere jitafu ntabwo agira ishyari ariko mu bo dukorana ibiganiro harimo abantu bagira ishyari sibyo bagira ishyari ugasanga nimba wikundaniye umuntu batangiye kumuguteranyaho ikintu ngiye nkubwiye ubu numara kwandika izina nyamabondo azatangira guhamagare ngo ngwino urye ibikoko agutekereye ibitoki byaraye usanga izina ryawe ririmo kugenda rimanuka kandi uriya nta nubwo ajya ahemba utahira kurya gusa reka nta bintu byo kurya uzigiye tuba twaraririye mana nase wowe iwawe ntuburya nanjye wanjye mbanjye iyo nkoko nanabwira jitafu akayingurira rero oya nawe wayigura nanjye nayigurira nase uri imbere kamera ntuza guhembwa cyane ndi mu kazi inkoko rwose hari n'ahantu iyo ushaka inkoko bashobora kuguha igipande buri ugasanga igipande gihagaze ibihumbi nka 4 urayibonye bitanu n'agafirite ka 250 ugasanga none ari 10 kandi ugahaga ko ari wakwigura utabeshye George shana ukuri njye nigurira ndateka none se ubwo uguza amavuta ukagura ibirayi nimba wibana uri umwe cyangwa ukiri iwanyu nk'uko wabivuze ukagenda ukagura amavuta ukagura ibiro 2 by'ibirayi ugakata agafiriti ugateka umuceri ku ruhande ugakaranga n'udushyimo cyangwa n'utuboga ugateka na cya gipande cy'inkoko warya neza ukigurira n'agafanta ukarenzaho hatagize n'umugabo ubigushukiye muvuze ibyo kurya nibuka ko muri iyi minsi ibiryo byahenze si ibyo nzavu warabizi twatangiye akawo tukagurikira 300 litiro y'amavuta ari 1000 cyangwa 700 ibyo bisobanuye impamvu ibiryo birimo guhenda murabona biriya bihugu birimo kurwana muri Iran se na Israel kandi amavuta uza amafaranga arimo kugura ngubu ari guranga zavayero kagwaka batube nyine si impasi inteka ariko bateka barabimbwira ako tanga iposho ndetse nagatanga iposho ko mu masandirine ntanga iposho none se weruka kuri tanga kiwe nonze ubwo ufite abana iyo ufite abana bariga barihera ishuri ugomba no kubajyaho gute abana bakanarya kugira ngo bamenye yuko papa wabo abitaho icyo nashaka kuvuga tugiye hano mwese muri abasiribateri ndabizi kuko uri yaribana nawe uribana nubwo watubeshye ngo mu mezi 5 ngo bana rimwe ega uyaracyari mutoya abiwabo ngete tuvugisha uko yego twabyumvishe nzovu ndashaka abasiribateri badukurikiye biwacu no kwa jitafu kubananiranye wafumye suba muri rumwe ukava iwanyu ukajya kwa jitafu ukeza abami babiri azabanza nkwe atanga inkwano bazawukwa ngahe miliyoni 3
si make se wize mu kantu gasubiremo miliyoni bazanywa miliyoni 3 ego wize komanda universite si amashuri anga wize segonderi segonderi kaminuza sindayikandagira umukobwa bamuko amafaranga menshi bitewe n'amashuri yize ushobora no kwiga ukarumba uza abantu bicaranye amadigiri yarabahombeye amadigiri ni kimwatubye mwana amadigiri ngenzi ko ari diplome diplome na degree ya muri kaminuza sheri bayita amadigiri ese wize kugarukira makanga kubera segonderi wara senior 6 ubwo niki ubuse we nimba warize nabyo uri kumva ndakubaza ndabariza n'abandi badukurikiye nasoje nyine segonderi amashuri 6 yisumbuye senior 6 bisobanura amashuri 6 nyine yisumbuye hanyuma iyo ukunda umuntu sibyo iyo ukunda umuntu sibyo kugera ku 100 mu cyongereza babivuga gute wenda uri kuyijanisha se 100% 100% ako kantu gasubirimo 100% 100% percentage apana percentage ni ijanisha wenda ngiye kumva mu Kinyarwanda kuko ngiye nize mu Kinyarwanda ni kera niyo wavuga ati enda nk'urugero kanishyemo enda umunyakuru akakubaza ngo nzovu umukunda kigero kwijana cyongereza none kamusubiza bamusubiza mu cyongereza kandi wese segonde ariko nanjye sinabishobora 50%